Hoze kandi wewe koko ariko kubyara nabere ne ukuntu wajyaga kubyara ibyana bimeze nka biri urebaga yego ukuntu uri mwiza ukeye ariko ukabyara imirimba oya ndavuga ngo ngutekeye nk'abana nibyo ugarutse mwaze kandi ubwo reka ngubaze mu kazi wasabye gutuka abana b'umubyeyi ego wigeze unarinda ngo mbabyare ego kireba gusa nje nshinzwe ibintu by'imiryango buriya niyo bajya kugutera inda ukahita umbwira ati nze magarare ku muryango wawe naho bari bukubwira y'ibyana bimeze nka biriya ntari ugutuka kubyara we nta muntu yaba mu guteganyiriza n'ubwenge bunini ariko reka nkubwire nje uzangisha inama nkwereke n'ubundi nawe urabona ntabwo byenda kugira neza nakubashye abagore babashyira cyangwa ngo gizemo ikibazo yafashe munyu gafatwe miri wambe sirewe nukaje umenyera bene wanyu we nako yafashe mu kibuno banze uyikuremo dere gitera ta ha yonda hora agera kwijyamira kanindibirana none n'ugarutse niko wowe umwana wako yananiye wowe bimeze gute ubu urimo urabona umwana wawe uragira ngo nzamukuzanira iwanyu aba ari uzajya uza kumwigishiriza noneho ndebera banzaniye n'akandi ushinzwe kwita ku bana umwana wanjye yarananiwe ugomba kumwitaho ukamuha disipurine njyewe urabimbwira ndi umwarimu cyangwa we mwarimu nari nabwiye bwenge ngo aze kunzanira papa ntabwo nari namubwiye ngo nzanire nyuma uranyumva neza yarambwiye ngo uri mu kazi muranyumva bo ngaho noneho mbwira uje kumuhagararira ngiye kukuregera ibibazo by'uriya mwana ejo bundi ejo yaneye amabuye urimo urumva yaneye ingwa ndimo ndigisha hari imbere yatwitse igipapuro dore arazamwikira itaburiya urabona nuko nafashe indi nuko ikigo cyacu nuko gikize none uriya mwana wawe rero ibyo nibyo birego ndamurega madamu uzajya umwita umugore wawe ko ngira ngo ndi umugore wawe siko bimeze kandi ikindi ndagira ngo mwibutse neza yuko akazi ushinzwe ni ukwita ku bana nimba yaraguteye amabuye niba ari iby'umwigisha nimba wafata inguka imutera mu mutwe se we gutatayigutera hanyumvira di uri kuvuga umwana umwe ahubwo se kari babiri naje ubu ngubu umpagarariye haje umuntu umwe ariko magarira abantu babiri rero gabanya uwo munwa wa mwarimu udatuma uranzi neza uranzi ko nagutuza mwiki ngaguca kubundi ngakurikirana ibyanjanye hano ngaho ko nawe wangiza agafu k'imvugo ari ngo ureshaka kuzuka nkubitira sha madam mva ngubwire rero arya ngo n'abana babiri hanyuma ushatse kumbwira yuko nakarakana kakuriye mu gifu cya mama wako ushatse kumbwira yuko nakarakawe nawe n'uwawe ko waba waragushije none umuntu ugabyara mweru na muhima wowe ntabwo wabyaye mweru na muhima wabyaye mweru na mukara oya mukara namvuze neza mukara na mutuku wabyaye mweru na muhima ahubwo wabyaye mukara na mutuku nibyo byiza wowe ndabona ubutaye waribyaye muri make ariko nawe mwarimu ariko uzi gusetsa hagira avuze ngo agafu k'agahuyu nta nubwo ari agafu kavugwa rimwe agafu k'agahuyu uri kunyumva neza nabyaye mweru na muhima se wowe urabona wabyaye ubyara iki kabyagize amagara niba utazi kwibahura umwarimu wawe nakuba gute ariko mana yanjye ababyeyi bari abakera ubu namwibara mu babyeyi nabo umubyeyi ntabwo nje kureba abanyeshuri banjye abana banjye biga ku iki ahubwo ukuntu bafata mwarimu reka nkubwire imbwa nzaza ngiye twihanganira byanyabyo kandi kuko baravuga ngo we bahetse abayigisha mu mugongo nawe ndabona ari kumeza we bahetse abayigisha mu mugongo nta mwana wanjye nigeze nigisha guterana amabuye namubwiye ngo niba ari kumwigisha niba umutera inkwi nawe azayigutera niba uzi ko nawe wamutwitse ubwo nyine wagomba kugutwika none abakobwa rwawe buriya nkarura wavuga ko ruzagira ubwenge reba nk'iki ngiki iki ngiki ni ibingibi cyaje kwiga njye mba nabigishije imibare nkabigisha ikinyarwanda nkabigisha icyongereza nkabigisha social ibintu byose njye nkabyigishiriza hamwe nk'aho reba nkabura nabivuga ukavuga ngo ati njye nzana urwango ntabwo ari urwango ahubwo njye mba ngomba kugirira abana nkabagirira impuhwe nkabigisha nkabakorera buri kimwe cyose gishoboka nkaho uzumbwira nawe niba ngaha hazavamo abanyeshuri
batsinde Kose mwana ahubwo reka nkubaze ko ndeba wagira ngo abana banje nibo bari kukwigisha urabona umwe atari guhanagura ikibaho undi atari gusoma imibare urabona ari amakosa barimo niba bwenge yure kugira ngo abashe guhanagura ikibaho ikosa arimo haranirihe nirihe ahubwo kwagira ngo bikuregeye haza kuba mutwe wawe nakubwiye ngo madamu sabutu ubu uri mubona bari abana murabona urebye neza urebye neza ko na ikise cyo kirashaka icyaha wabona niba guhemeza nk'uko bizabe bwarira ntukwenge ngaho twebwe ubu se nibwo bahema uri kwigisha neza kujya mbona ahantu uburare umuriro zibaho ngaho nabwo tukora nawe ubona rero mwana bareka mubaze ngize kubona ko ibintu binjira ku muryango ikanesha umutwe kuko njye nawe bindi nsanzara ngaho muri buraho satani ariko sinzobe satani sinzobe niko bamushushanyije muri Bibiliya ubusore bwo muri gutangara muri guha abana bacu umwe ari kwiga imibare undi ari guhanagura ikibaho higiga warangiza ngabana be bakunanije iki ariko kazushinzwe bakunanije kugirira kamuvugire ubundi weho nuje urajya guhitamo abanyeshuri uhitamo uje urabanza urebe banyine urabona nk'uyu mubyeyi yabyaye bari abana yasinze niba atari yasinze ari njye wenda yarafite n'igikomere mu mutwe none urumva yaje bubure kubyara umwana ufite umwate mu mutwe ko mwaje murareba n'abana muhitamo nje munzane ibyo nirire byo kugira urungurugo n'ubuntu abana ntabwo bateze kuzabikira inoze wibuze mata wagira ngo ahubwo yamubyariye mu mwobo w'ikuzimu uyu mugore usimuntu nakara akagabo karesha kuri nako nakanara buraya akabyara no reba kira gikubwo wagira ngo gifite umwate ku bwongo bandebera nawe mwese mu muriho rero ngize kubambabwiye ukuri none ndabona nanzovu ari no gukora siporo wabona mutajya munabajyana muri siporo ngo bakoraga siporo hano ngaha mu kibuga wabona ariyo mpamvu akaba ari kwikora siporo hari arangiza mukaza kumfatirana mumbwira ngo abana banje babonaniza iki ubundi ndabona ubwenge bwawe bungana n'uyu mupagasi wanyu mukoresha hariya ubwenge bwanyu burangana pe babakubwiye ntawe wakumva kamaze nitunganyiriza akabati nje kuyitumira dore nje kwituma ibya mbere genda muwe urebe ko bindi byahiye ariko fate mura karafata mariko kanza ngira ndaje kanje kwituma none uriya mwana wawe wagira ngo afite umwate ku bwongo we ntabwo afite umwate ku bwongo none wowe wagira ngo ufite umwate ku bwongo ahubwo wagira ngo inda yakurumye mu bwongo ngarimo ngarendukiye ku cyo urasubira n'ibiki bandebera nawe uriya muhungu wawe reba none uriya mukobwa wawe bujaraganya niba ngo ni bwenge bujaraganya nde none ndebera uyu nguyu yakuriye mu gifu yamaze imyaka ingahe mu nda yawe imyaka 15 Mfite umwate ku bwongo bisubiremo byumve neza ntabwo urabyumvisha mfite umwate ku bwongo noneho wabibona neza ukabona ukuntu wasabutse ndimo ndakwereka nsata ubwo bwongo bwawe nawe ntayumvira ndi none se kuba arimo aratera ziriya siporo nabikubwiye gabanya umunwa wawe ita ku nshingano zo kwita ku banyeshuri banjye abana banjye nibaramuka babaye abanyuma ahubwo ukabatura kuba nza hano ku kigo nkagutunganya mwari reka nkubwire nuko nanjye babyongera nayitura umuntu babifite mata ntabwo nabivamo ibyawe n'abari abana ariko ubundi mata ikibazo kimwe ubundi burishyura kandi ube kuri lisite nimba ugeze amaraso ntubwishyure uyu mugore shaka kumenya ko nishyura niba tugenda gore kwa brodero ziranishyuriraho shishwa hano